muri Eva Life nta kitunyura nko kubona uwo twatabaye yaratoye imitende. Nawe rero ikaze muri Eva Life, tugukiza umuze mu mubiri, unoze umunezero mu mabanga y'abashakanye, tunakwamuruweho ingaruka zo kwikinisha. Waba warazengerejwe na infection urinaire, wazonzwe n'inzoka zo mu nda, impyiko, igifu, umwijima, diabete, sinizite, indwara z'abagore, kubura amavangingo cyangwa warabaye imbata y'ibiyobyabwenge, tambuka, igisubizo kiri muri Eva Life. Eva Life sikorera Nyabugogo, haruguru gato ya gare, iruhande rwa Kaizen Hotel. Abari mu mahanga namwe yacu tuyibagezaho mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Urongera kunyegera ngo tudahita nyituritsa. Urabyemeye banyice? Nukuvuga ngo rero kano kanya turi kuvuga ituva muri guno muhanda ushaka yuja uje mu nzu hakiri kare. Turi kumvikana? Yego. Amaso gaho hari byo gakweretse? Ndakibonye hari kigenda. Byakongera bikagusubiramo. Yego. Ndavuze ngira ukangu uve muri guno muhanda hakiri kare. Urakoze kubanguka. Ntakubeshye ubu tuvugana mu gitondo ndabyuka ngenda. Cyumukundira ibintu buri bintu uraho gutya tu. Kandi nanjye bantunguye. Nuze ngo wabaye iki? Ku kazi hari ibipapuro bashaka byihutirwa, hahandi ntabijyanye nco no kwisanga nafunzwe. Kandi imfunguzo narazizanye. Urabizi inzu zanze ntabwo bavuga ngo ugiye kwicurugirwa abandi. Birasaba ko mbyuka ngenda mu gitondo cya kare. Uzojya ngwerekeze. Kandi nje nshaka kubikubwira nyine wowe kaza ugasigara hano. Ngo ukaza ugasigara hano. Meke twumvikana. Ibibazo byawe nuramusazi wawe sinshaka kubyivangamo. Nakoro nawe. Nibyo ngibyo ibyo ni barukubimbira no kuri telefone turi umwe. Gerageza kuba ngewe ndashaka ikintu cya mbere. Ko uri bumperekeze ukahita ugaruka hano. Ndaguherekeza n'ubundi. Rega bamaraso aravuna. Niyo nawe ntabishaka n'ubundi naguherekeza. Twumvikana iki? Hano ntabwo ushaka kwasigara se? Nkashaka iki? Niba twari ibintu byose se. Neze ubundi utarahaza urumva ataraza. Nzamara iminsi igera muri ne hafi 5. Uri kumbwira ngo arabimuka nago nasanga ibintu byose babitwaye. Si umugabo wawe se? Nako si umusazi wawe. Nta sezerano turagirana ariko ndamukunda. Cyo kintu ugomba kwicaruka cyumva. Kandi ikindi ese narakubwiye ngo ushize warambwiye afite ikibazo uramugura icyo nsi yaramuroze. Ikindi kintu wiganzwa n'umushinya ngo wibagirwe ko mwari inshuti. Ese burana natuje nge. Ikintu nshaka ngwino hano mujye muganira wenda wanasanga yibutse. Ibazagize umuntu uzanga agasanga ndimo naganira n'umuntu wasaze utibuka. Ntabwo yasaze ariko. Ubwo ninde wabura umusazi gusanga umusazi muri tazi. Ngiye niganiriye na Kira. None ubwari imwe none twaganiriye yatuje atari kwisaza. Ngiye arambwira ngo ati koko nimba uramugore yarandoze nkibagirwa. Ati reka dushaka ibindi bimenyetso byatuma tubona ko yabikoze kuko nidukomeza kwisaza uzise yakora ibintu bingana gute. Rega ibyo nge ntago mbyanze. Icyo ndi kwibaza nyine ntago ibyo bimenyetso babishaka bavuye muri nonzo. Kari cyo kibazo nge kiramba. Rega ngiye nshaka soka niteta nese Kiramana arabajya he. Zundi umugore no gutaba mu nzu yawe kari cyo nibaza. Umugabo araje guhumyama ntabwo reka nkwibereza. Yari umuntu tuziranye ko mu bintu bya Kinyarwanda umuvuzi. Ako nyumvira barebe ko nta muri muzima. Njewe ndi muzima. Rega hari ikintu utaramenya. iyi viziyo tugezemo ntago wahe tugenda umuntu wituranga inzu ni yanjye ngo soka nta cyangwa ngo ufite nta kimenyetso na kimwe. Ako kimenyetso ukeneye kiruta umugabo warongoreye mu nzu yawe nini yazanyemo n'umugore.
ibyangombwa ntabwo bizanye ejo bundi byari bihari nari kuza nisaza se n'imyaka nari maze ntahari rega ikintu utazi ibintu byose no kubigenza gake ngiye mugira no kiri ubu turi kumvikana dushaka kurebana ikibazo kiri tukagikemura kubera icyo utaza ngo nawe tujyane muri uwo murongo ugira ngo mbasige musigare mushwana wowe uzi nimba tete yaramugize kuri nukomeza kwisasa numvikane na kira azagukorera ibingana gute kandi ikindi rano umugabo wanjye ugomba kubyuba mwana wa mama n'ubwa mbere ngiye nkubonye washyushye umutwe nyine no kuvugira hejuru nzi ko ubutuje buri gihe nagutuza ndagira stress za hano stress zo mu kazi kabandi kwa kunaje nataye umutwe mfungirana ibintu by'abandi bikenewe bisha no kumfungisha wowe uri mu biki okay ntacyo ngiye kugoreza nanjye inama icyo cyari igitekerezo umpaye reka manze nkubwira ikintu cyose cyabaye kira twaye dufitanye ubukwe mwari mu bufitanye nagiye hanze se atarampropose ibyo byose ko cyo byirengagiza none se ubu ngubu kugiye kumusiga ukagenda ntuzasanga uburozi barabwongereye noneho kandi uzaza uri hano nkora iki njye ego umwami vayube hano nka musaza wanjye nanjye bahandogera indi ukuroga se uwo murozi se ikibazo cyawe rero nawe maze kuvangirwa niyo mpamvu nakuvuga ngo bakuvuze ufite amakuru y'uko ngo umuntu ashobora kubera mu ntago mbihagazeho noneho ushaka nkora nkamaneko nkazanga aho se ndetse nanjye nkabwira igitekerezo iyi nzu yawe n'ubundi ko mvura wa mugore dushaka kumukuramo nanjye nabwanjye nagerageje kumukuramo urabyanga ngo ndi kubaka umugabo wawe reka njye nigumire aho nari nsanzwe ntuye hano dushaka umuzamu tujye tumuhembera ubwenge buke nawe ufite uzi ko nari nzi ko umaze gukura umuzamazi naza azamubwira ngo cyazamubwira ngo wisore ibintu ngo ngende izamu wowe ufite uburenganzira uri musaza wanjye ndamutse mpfuye niwe ibintu byose wabisigarana kubera iki uri gushaka kubikiramo umuzamu undi muntu wo ku ruhande bahereze mu 2030 okay ngari kambyemere ntacyo wemeye kuba hano icyambere kirakemutse ikindi sinkeneye wowe nakira ko muzashwana ntabwo ibyo byabo none se abantu ikintu cyambere we tuza kiramubane neza ngende nanjye ngaruke reka ngende ntakubeshye reka mse nkukora stage yo kureka ibyo bintu nabishobora mbe ndi hano urumva nukuri kungora ubundi ntabwo ibyo bintu nari kubikora ugomba kubikorera mushiki wawe okay wazagira reka gukomeza umutwe koko mfamwa kweje zera Jose bite umeze neza nabidemone byamugiyemo byamuvuyemo n'ibyamugiyemo amuntu Imana ishimye basubwa Imana ishimye ko gutabonye ukuntu yarameze ariko twasanze Bobo amuhetse mu mugabo nk'umuntu wapfuye undi uriya mu boyfriend wanjye sinzi impamvu niyo mubonye buri gihe mba mfa ntamenya tuje kutazamutwara ejo inzira waciye ntabwo ugeze ubona inzira waciye ntabwo ugeze ubona shiri wanjye shira ninde Jese wagira ngo naciye mu nzira zavuye yari kuvuga pasteur jewe nagiye wagira ngo naciye mu nzira zavuye nta bantu twahuraga nabo nabamwenze shiri wawe shiri wawe akuse ntabwo bizi ko nyamba kunda pasteur kwa mukunda nyine ni kimwe kwa bakundana n'ikindi mfite ubwoba shiri wawe wasanga cyamugiyemo cyamutwaye inde pasteur se so ubwo sengeye Jose so yamukijije ako sirukanza Bobo kandi Bobo kimurimo pasteur afite imbaraga z'Imana nta kintu kiriya kintu cyamutwara tuzi ako ante mazu umwanya munini akabaye yaje ntabwo tuza mfite no se pasteur ataha no kuburyo aranava kubyirukana uyu ariko yagombaga kuzana akatubwira uko bimeze oya nje ndumva nabirenze wambara tukajya gushaka pasteur ariko umuntu nta kintu abana oya wimbwira ngo mumure gumanga yabaye iki se wumva urashaka kujyamo ntabwo wemerewe ko uya cyamugirira cyatugiyemo ariko turakira ubwo se noneho kandi ni pasteur wadusengera ngo buri ari gusengera Bobo kugira ngo nawe kimu ubwo n'urukundo ariko Natwe twigende tuye kumureba. Nase bisere ko muragiye. Reka tuye tumureberega twari tuvuye ku rugamba. Nase wakijyanye. Ako se ndega bishamo kumuteranira ari byinshi mwebwe. Nase muzarihe. Mabasi mu tugiye gushakisha ko twashakishaga uyu nguyu ntago turana tumugwa. Hase tatu nawe ugende mu kigare cy'uyu nguyu wumva ko kuko natwe umwana yijyana ngo none mujyana. Urukundo. Ariko mane ahubwo mushaka kumva ko umuntu we ashobora guhura n'ibigeragezo mwebwe sheri wawe ari datareka mu ndetse sitara do present no kwigendera ta Bobo Fred twamumenye mureko na Bobo cyamuvuye ariko ana urukundo rwa sasi ayo wogiye kureba karimbe cyavuye nawe sheri gende si ureba siyabaga mutwibaze sitwabaga hafi tukabasengera wewe guseka
nyambura buretswe nyine byamubaho ntangahangaye ariko mbangakiye pasiteri nishari wawe vuga ko nishari wawe nibyo usabasengera se n'ibyanjye yabo ninde muntu uzaba umugabo wawe bibaza pasiteri aramutse agize ikibazo umukumbi waba ugize ikibazo ukuntu waba usitabundi wari bisko bakundana ari pasiteri njyewe tante ikibazo nkubaza urumva nawe koko pasiteri cyamujya mu cyane amarangamutima ya nyambo ariko tugomba kumenya ko natwe turi mu ruhande tante subiza ikibazo ari kukubaza hari umuntu udahura n'ikigeragezo se ni ukumwereka kuri mu ruhande rw'abandi ibibazo ari imbaraga z'Imana arazifite ntacyo cyamutwara kuba ubizi ko ntacyo cyamutwara ntabwo bakwiye kugendera mu muteto yego kureba pasiteri ntacyo nyamutugenda Ngiro kwigendere bareka basex. Ariko ukuntu muri kunseka. Si cyakugiyemo tukagusengera tukahangayika. Ugasengera ngese nese ko kuragiye. Rigana pasiteri n'umuntu nawe. Vuga ngo sheri wawe. Senga utambye nashaka. Barakwemeye. Akuse mundabiyamye. Barakwemeye. Love is good. Perfect the best. Yesu Kristo mwami w'abami. Uko nyambari no kwiyahurwa nakwera bongo. Ikintu mbonye uko nyambari mu rukundo byakwenda mu gusara none ibase ko ndi mu rukundo nyambo. Kuko ibyo bintago bibaho. Yesu mwitende mu rukundo. Nisi baramwemeye. Nese kuvuga shera ariko atari shera. Ese uriya mu pasiteri birazi gutereta arambwira ati njyewe nkina Jamili. Njyewe pasiteri ndagukundaga nyambo. Oya buranyambara agenda akagera ngo. Nyine ninde waterese undi hagati ya pasiteri. Nyambo yaramukunze. Yamukunze afite undi baby. Ngabizi. Afite undi baby twambara ngo nde. Ngo wamabuna. Nyambere saze yarashukuye. None ngo baramwemeye. Sharekana hangayike. Niba nyine ari wabisizemo imbaraga. Nyine muri ya sister wacu kunameze ni marayika yigendera yarifashe aburi muka mukunda yabyeretse se pasiteri ayiwe ko akunze Dave warugeze bita Dave n'umusazi nkanjye numujamo wanderese ngo ndamwemera na pasiteri ngo yaramuteretse ari kumubwira ko ngo bamusengera ngo pasiteri se niba ahangayikiye nyambo kuki atari waje muri rugo ngo aze kumubwira ati sheri wanjye umeze neza kuki noneho tante arakara bari kudusha abona nyamba ariko abicari uriya pasiteri yaransengeye ari mu rukundo ariko mureke ari mu rukundo mureke yego nawe nako nari nibagiye kuri gutaka bobo cyo uze uno muryango ufite story ndende we harya Dave ntabwo kimukunda umuhambirwa ko yambereje inyumba tiri kurira we wagira ngo nayikopesheje jira akavoka ndebe ko yamanuka da angeza amahirwe asanze nari ngumbuye ibiryo byo mu cyaro nyari kuyiterura ikiva kumbabura ngajya kumuteza ingabo asira cyose de mutsima ndorora iki giti cyahawe n'umugisha n'Imana pe Arewe naho hey usuri kwikanga ibiki yako shana vutsi wacu byese ni kumva nyarwanda bari bavuga ngo mbese ibintu byo kujijisha humura neza idahumura se ndagutwaye itekeye siko kumbwira nabisi twabaye inshuti ibyanyu narabimenye ubwo rero mwari muzi ko tutazabavumbura abantu b'amagini kumbe ndanubwo muri abantu iki no kubabona mugenda abantu bakagira ngo muri abantu bazima ubwo rero mwari muzi ko tutazabafata kumbe mukoranaga n'amagini nako namwe muri go nzayiwe ibintu uri kumbwira nibiki ndagose muri umuntu wawe twamubonye bugi wanyu murarigitaga mukongera mukagaruka muri umuntu wanjye oya noneho wanje muri umuntu wanjye se yaje ubwo mubonye hehe ndabyoze nyine mbwira muri umuntu wanjye ubwo nawe rero waruje kurigita ugira imyaku duhuje amaso wigize nk'umuntu w'umushitsi waruje kudusura muri umuntu wanjye se nyine yarigise hehe ejo bundi twari turi gusenga gucya ndi kumwe n'umumabuja mukuru w'ibitako w'inzobe yego manza wotamuzi da manza wozi uw'igikarateta yego turi kwisengera tumaze gusenga
mbindukiye mbona wa muvandimwe wawe yicaye mu ndebe. Ese waretse kwigira ngo ngaho uri kwitangarishwa ibintu ari ubwa mbere byumvise. Okay. Murumuna wanjye. Yicaye mu ndebe. Mu gihe turi kumubaza ngo uri gushaka iki? Tubona ararigise. Umuntu arabura neza burundu. Mu nzu wanyu? Oya noneho mu nzu iwanyu. Iwanyu mukoranaga n'amajini twarabavumbuye cyako se reka ngubwize ukuri. Njewe nimba ubuje hano gutwara amabuja uzambore nduzanjane. Nzaye. Teka amatwi unyumve. Ngewe iwacu ntabwo dukorana n'amajini nta bazimu tugira nta badayimoni tugira ahubwo twigeze kuza ahangaha njye na murumuna wanjye uri ku munsi duhura ku muhanda ukatubwira ngo ugiye kugura niba ari ibinono byo guteka mu isombe ndi kumwe na murumuna wanjye gwa munsi bari bandumye ibinono twese tuza mu nzu nyine dushakisha amakuru kugira ngo tuvugishe Fabiola Teta turaza twinjira mu nzu noneho turi kumwe mu nzu ndi kwirebera nyine ukuntu mu nzu yanyu ari heza harimo imitako mwaratinyutse mwinjira mu nzu ndamuntu bahaye karibu iyi nyine twa tuzi ko duhita tugenda noneho uriya murumuna wanjye kujya muri n'abajura murinjira mwanzize ku muhanda kumbe muje hano twa dufite amatsiko yo kubona Fabiola nkuko nabikubwiraga nyine umva ngubwire ukuntu nkuru yagenze mu gihe ndangaye uriya murumuna wanjye ahita abona igikomo mu ntebe none abonye igikomo aracyambara ariko mbwira ngo igikomo ni cyiza turi kuvugana gutya mureba mpita mubura nukuri kwibana mpita muburira muri iriya nzu yanyu ndamuhamagara ndamubura kuva uwo munsi kugeza isaha twaramubuze ntabwo tuzanaherereye rero ntabwo ari twebwe dukorana n'amajini ahubwo muhariya muri iriya nzu harimo imyuka mibi we reka rero ngo kwibanda ndagara ubujajwa ngo rero nanze kunyira kuvuga amagambo menshi utagira ngo niga kandi gabakozi ariko bijyana hano habaga amajini mwese ndumva rero kandi cy'abantu nabo bagiraga amagambo mwizina rya Yesu maze iminsi hano mabona ibintu bitandukanye bivuga ngo muri iyi nzu yanyu harimo imyuka mibi ibagamo nuko wenda hari bya bindi by'abakozi dukundaga amafaranga ari undi akaba yaragiye iwabo si bizagufata se ngo bimfata iki ahubwo ikintu navumbuye ibintu bya hano ntabwo bikoranaga nanje birandinyuka urasenga jewe naba hose ndasenga yego rata niba usenga ntabwo byagufata jewe ndasenga kandi nakera ngibi wacu naririmbaga muri korali nanjye nkunda ibintu byo gusenga no kuririmba nararirimbaga uriya murumuna wanjye we arabyanga umenya ariyo mpamvu ari we byasigaranye byafashe ni ukuvuga ngo rero murumuna wawe ari no mu nzu y'iwacu none namubona gute ndabizi se ko bigeraga igihe nyine akavunduruka ni nyamurigita ararigitaga akongera kuvunduruka wamenya nyine igihe yazira mana we Imana irakora burya amasengesho yacishije muri Korodina mama wahoze akarondora ngo murumuna wanjye ari hano kuko arahari none se basi wamfasha iki kugira ngo murumuna wanjye mubone nagufasha nyine ikintu nagufasha nuko wasenga cyane yazongera kuvunduruka ngo amubwira ngo iwanyu barakubuze igosha mana we ngiye kugenda nkora amasengesho menshi cyane ariko nanjye ndi ikigogi uzi ko yavundurutse tukiruka isha yo muhitamo mutabara mugasenga mukamukiza rero ari ufite n'ukunda ari kutwereka gutya nimba ari gushaka amazi go kunywa nimba yari kubona disi yashaka kunywa amazi yarari kuhagira nyine bigini byaramu ariko ibyo ari byose ari muri iyi nzu ndugira ikibazo wowe rwose umuvandimwe arahari kandi ino nzu imiraga abantu rero usibye gusenga nta kindi kintu nakubwira mbasha ugende ubu bose n'amabuja arinda kuza none wowe ningira ikintu mbona ninamubona nzamubwira ngo wakirara we iwanyu barakuye n'umubwira ngo nikirara imyuka mibi bizongera mutwaye ahubwo uzamubwira ngo iwanyu barakuye uzatumubwira ngo ndagutwikiriza amaraso ya Yesu ndagukokora imyuka y'abazimu n'ibiki byose disi yo mbimenye uzomba naramusengera shanza Imana yo mwijuru guhumugisha kandi uri umunyamahirwe ko gusenga we bivuga ngo nta kintu byagutwara ngwese kukavuka kanje oya umva umutima umvuye yewe n'ubundi kareke ndi wagahashye ariko akumbati ko na oya mumugise ko hakoraga abantu bahajyaga abantu bakoze none se ubu ntago najye mu nzu nkasenga akaza ungoresha amakosa udatuma Teta gusanga hano babarira dore bari no kuguhamagara ahubwo genda nta mutima mfite none se ubu nana we nana disi kandi kibe cyawe mana urinde nana oya ndagiye basi reka ngenda nyine kandi urakoze basi nongera kubona nyine uzasenge ngiye kugenda nanjye nkora amasengesho ngenda Shamuge kugira ngo duhagarare muri uyu muhanda abagenzi n'abagenda bari batumye rero bagaruke basange tugihagaze hano. Okay, ubwo tuvuge ko ufite ikintu kizima cyo kumbwira ngambwira ikintu kizima. Meze nge nawe ndahamagara. Nyine cyakagombye mbwira ikintu kizima cyagombye gutuma duhagaze gutya nge nawe. Okay, nanjye mbwira ikintu kizima cyagombye gutuma umpamagara ukamagarika hano nk'ipoto. Ese ko sigaye numva mvuga nawe ukavuga. None se ujya ngo ubececetse nuvuga se wenyine.
hari ibintu bibiri bigomba gukorana uwahaye akazi n'uwagahawe ariko kuba umuntu ubu ari njye nawe ninde wakugombye kuba urimo uratera ndamagambo kuba umuntu yaguhaye akazi ntabwo bivuze kugutontomeza niba no kugutontomeza kugukangundamiza nako ese ujya wibuka ko ari amafaranga yanjye nta kintu urankore nta kintu na kimwe ujya ubyibuka ibyo ngibyo urabyibuka mbere yo kugira ngo ujye unsubiza uko wiboneye hari ibintu umaze kurambirwa erega kuzajya mpagararana nawe mu muhanda tuvuga ibintu byisubiramo ngo gahunda igeze wo mbwira uncabiranye ni iki kizima ufite cyo kumbwira nibura kugira ngo tureke kiraho kujya dusubiramo amagambo nakubwiye ibyo ugomba kunkorera urananira birakunanira nakubwiye kurarenzo mu nzira birakunanira wirangaraho akazi kakabaye kararangiye kera rwose ubu umeze neza ntuje ndyamye iwacu ntari guhagarara muri uyu muhanda ariko nawe ubwawe wirangayeho ntabwo ari njyewe mba nibaza nibura nk'iyi Imana indema nk'uku kwawe ikampa icyo kibuno ikampa iyo sura ukareba ibintu nkora ikaguhasha n'ibyo ufite imbere ibi ngibi se nabimaze iki ibi ngibi hari umuntu wigeze ubona uza kumpikira kugira ngo amereze amafaranga y'ubuntu nk'ayo wirirwa urya ariko nibyo ngibyo nabyo hari impamvu yabiguhaye wasanga nabwo hari uzaturuka ari nk'intuntu isimba bari rumbwira ahantu bigeze ureke kumbwira nakubwiye ngo byarananiye mani narakubwiye ngo kurarenzo mu nzira birakunanira none uri kumbwira ngo usubiza yawe ndayibagaho se hamagaza ngo afite amafaranga byarenzo byo bubiretse byarenzo byo ndaza kubikurikirana ku giti cyanjye kuko n'ubundi niyo plan nari mfite ariko gutekereza ko amafaranga naguhaye gutekereza ko diru naguhaye erega buri warantengushye erega buri gihe ntago wakumva uburyo wantengushye ni reka basi tubifate gutya guhera ku itariki ya mbere ubwo naguhaga amafaranga yanjye sibyo kugeza igihe cyose tumaze nkwiruka inyuma niki na kimwe wigeze unyungura babura umbwira uti nibura aka kantu mu mafaranga yawe watanze kavuyemo niki wankoreye erega buri gihe ntabwo ari ko umuntu ashoye abona icyo yashoye hari n'igihe ahomba ubwo nawe warahombye nyine kandi wihangane akwise ubundi wikanze iki ntacyo nikanze amafaranga yo kwishyura iriya nzu wayabonye ubu ngubu urumva ko nubwo bisobanuye ko n'iyi diru nubwo yarangira wabona amafaranga yishyura nta kibazo iyo abona yabonye ntabwo nakabaye mpagaze hano ari kumumagara rwose telefone bashyiramo akadege nkaryama iwacu nkasinzira nkasura nkajya muri toilette nkanyara none se ko utarimo uramvugisha nk'umuntu ukwishyurira inzu nawe nuko uba wanteye umujinya kandi hari igihe kigera umuntu nawe akagira umujinya singiye kubanza mukurire uriya muginga ngo nirenzo mu nzira ariko reka nkubwize ukuri nureba nawe niwo ukurikira kuko njye nta muntu ujya urya amafaranga yanjye ngo agende gutyo uko yiboneye aya mafaranga aba yamvuniye nta kibazo ese ngiye kuguha misiyo ya nyuma iramuka ikunaniye urabanza umvire mu nzu unyishyura amezi yose wari ungezemo kubera ko nyine diru nagoye ntabwo yigeze icamo nta n'ukwezi na kumwe ngomba kukurekeramo ibyo turabyumvikana hanyuma n'amafaranga yose naguhaye yaba y'amayinite yaba y'iki icyo naguhaye icyo ari cyo cyose ugishyire ku rupapuro ukinsubiza uri kunyumva ndakumva ahubwo se nubona ukuntu urimo urandeba gutyo wanciye amazi nkaho nta kintu usobanuye nk'amafaranga yanjye nta kintu avuze isi urimo urakina n'umuriro utabizi nta muntu ujya urya yanjye mbigusubiriremo ngo agende gutyo uko yiboneye iyo aba rusiko ngiye kubanya ku minsi iri imbere ntabwo wakaba nyiriyeho gutyo tureba noneho kubaye umuntu w'umugabo nzaniye amata si uri guseka ibiki uba mu gitondo kugeza nimugoroba nseka ntuguseka siki iyo nkubonye umutima wanjye mpamvu utuje mpamvu utuje hanyuma nkasanganizwa n'ibineza bigasakara umutima ugasendera amahoro
amata araryoshye ariko we wayumvisha wagira ayo mata ni original nta mazi yego nta mazi rwose ndumva gameze ngafashe gameze neza erega murangewe mba narabanje nkabitekerezaho nkamenya ibyo umukunzi wanjye akeneye ngufitiye inguru ziri kwaka umuriro uri gucumba mana yanjye burya bajya bavuga ngo isi ni gatebe gatoke baba bashatse kuvuga iki isi ni gatebe gatoke baba bishatse kuvuga iki baba bishatse kuvuga ko insina irakura ikaza n'igitoki yaza n'igitoki ikagondama igasubira ku gatebe ku kaye gatebe se none si nyine isi ni gatebe urumva isi ni intebe ubu n'ubundi yicaye ariko iriya nsina iri hariya ifite kiriya gitoki ikajya inseka ngo njye nicaye hasi ikajya inseka ikanseka kwa kundi usangaga igitoki cyamanutse kigasubira hasi ku gatebe isi ni gatebe gatoki rero uzi ko abantu baca umugani baba babizi niyo mpamvu bivuga ngo umwijito w'ikinonko numenya ko imvura iza niyo mpamvu banavuga ngo gusuranaga umujinya ukinera ukiturubikanye cyangwa se ngo umutingito gwinyo ndagogura iduraga wese aho kuri iduraga wese nyine urumva njye imigani kandi mukuru cyangwa se uwundi mugani bavugaga we ngo wiki ukubise urushyira urumira ngo ibaraginga ubwo se ni umugani icyo nyine sakuze ngira ngo nari nkwitiranyije ahubwo undi mugani bavuga ngo nyirabakangaza ngo mutahe imbeho ku rugo bashawuza imigani myinshi akoshere uzi ariyo mpamvu ukuze ingenda kuze kuko iyo migani bayicaga kera narayumvaga nukuri ngewe buriya ndakuze maze gushaka abagore 3 bapfa ngo iki uravuze ngo nonje ndi umugore wa 4 wese narakurose wararose nararotaga nashatse bagapfa naringize ngo mwarabanye nyakwawe oya rero ahubwo reka ngubwire nitukomeza kuvuga amagambo menshi ndibagirwa inkuru we uribagirwa kandi inkuru buriya nizo z'ingenzi mbaza ngo hano bimeze gute umuriro watse abamabuje bahindutse gabya bindi twaze tuvuga ngo ingoma zahinduye imirisho yego gwa mugani twaze duca ngo ingoma zahinduye imirisho noneho hano gacyaka twumvaga we humura araryamye ariko we araryamye kandi yaryamye ndamuntu mukangura ndanumuntu mukangura aba yagiye kuzimu buraba hasigaye mu biki wiki babonye bari abantu badasanzwe babuje wanje saka bagiye kuzimu akaryama mu biro gasigara ku isi kugira amagambo ahambwira iyo nkuru umwe ko bidahura inkuru se ngiye kukubwira nimba uyizi ndabende kuyivugira iki hayonze hayuze nyine bose kubwango biraho shitana buramo zavuga twumva ndashitani none ndagari bya bindi noneho reka ngubwe nimba nanubwo yaba ari na shitani none nanavuyemo ndanubwo babuje wanje yabakorana n'imyuka mibi uzi impamvu bibaze ko batsinzwe bakinaga muri iki kipe kandi oya ndagari n'abakinnyi se bujya oya ndagari bino byo gukina gutyo umupira nibaze yuko wa mumabusha w'ibitako wandi wigeze gusanga hano wa wandi w'ibitako rero ngo ino nzu niye ngo n'indebe twicaragamo ngo nize ngo n'uburiri tujyamamo ngo nubwe ngo n'ibyombo turiragamo ngo nibye ngo byose nibyo yari yaraguriye ngo boss ukera boss yari ingegera sha ngo boss yari ingegera kera ngo yari ingegera buriya ndakindu yaratunze ndukazabona abantu nyine bagenda bucya biyemera ngo ugire ngo hari n'ikindi bagira ngo boss yago irandangije nyuma ngo abonye amafaranga kandi nabwo gataraye uriya mudigi karu w'abantu babakirera nyine baramukuye ngo mu nzira ngo ari ingegera unyuma ngo bamuhereza ngo amafaranga ngo gama uriya mukuru aragajya agenda byimba yiriyanda rero uriya mu mabusha mukuru yamubwiye ati ndagomba shaka mu nzu yanje ngo mugomba kunzokera ngo mu nzu uri kumva noneho ikintu cyakurikiyeho na mabuja wundi w'igikara yatuje ubu babyemeye bagiye kugenda ntabwo nanjye ndi kwibaza ngo bujya umuntu yakira ejo agakena yesu we icyo kundura kucyumva yesu we wabona iriya nda yagira ngo disi ishanga inzu ajyanyemo ngo niyo cyangwa ngo ibyo yirirwaga ajyana amafaranga ge yashoye rata nanje ngayoberwa impamvu ura mu mabuja agira amahane ura w'igikara nyine
kumbe agiraga umushiha mu bintu bitari ibye. burya uriya mugabo mbona n'iriya nda burya si umukire. Ndahaga ari umukire pe. Ako shereka ngubwire natwe tugiraga amagambo. Akujya tuganira ibintu by'urukundo ubwo babaga muri iyo nzu ari indaya. Ngo bararanyaga kuraranyaga no kugira ute zari indaya mabuja ura wigikarana bose oya ubwo bari babacumbikiye inzu yari yarabaye rogi tuganire ku by'urukundo rwacu. Sheri reka nkubwire urabona urukundo rumaze kugera kure hafi muri santimetero 16. Twari twaravuye wowe iki uravuze ngo urukundo rumaze kugera kure rwavuye uti ndagusura kunyumva uri kuvugira kure se nawe urukundo rugeze he kuri kuvuga ngo rwageze kure. Ubu ko byatangiye urabona ariko bikiri cyakora none wajya waba umugabo mu minsi iri imbere ndamuntu wari ukuri. Oya no ku kabariro urumva nzajya nihwanyagura ku buryo uzajya unshima agaki ni iby'abantu bakuru sheri nashaka kuguha igitekerezo nze hari icyo ntakubajije ubwo uremera kubasiga abase bana mama Chereka ngubwiza ukuri nzayino ngundaga amafaranga pe kandi amafaranga nigo gangejeje ahambagaza sibyo amafaranga gabo pe gananyubakiye iwacu mu caro garandunze gafashije abantu biwacu ariko amafaranga garimo imyuka mibi amafaranga garimo shatani nzayino ndagaretse umva ko ngundaga amafaranga ndago ngiye kuzagwa inyuma y'amafaranga. Ndashaka rero kuzakugira inama umunsi umwe wowe panga umunsi usure ngo ngira ute panga umunsi usure ngusura se bigende gute nguswanyine tukaganira akuganira shareka ngubwire sheri ndushake kundusha ubwenge ibintu by'abagabo narabivumbuye narabimenye ubwo raragira ngo nzagusure urukumva nurangiza ungacire urukumva ungacire mu biki ungacire mbese undongore kambivuge neza kugira ubyumve ndeke kubisesereza mbi reka icyo kintu gishyiraho umucyo rwose oya kangishyiraho umucyo reka ngishyiraho umucyo isugi ndago ndeze kugusura utazanyinjanira ubusugi icyo rero kangishyiraho reka ngishyiraho umucyo sibyo ko narinze kuri mu nzura naciye hariya hanze ku muryango wazengurutse none ibintu twavugaga wahoze ubyumva nabyumvishije ngo isugi niho honyine wumvishije ngeze n'ahandi hose ntabwo nari kwiza kuri isugi yego ko ndisugi babuja ubuze ndago ndeba ko kukahita ubona umuntu ndamukunda naramworohereje ubundi se turabana beza utanyorohereje ubundi njyewe ndakubwiye ko naguhereza ubusugi bwanjye cyangwa wagize kwa ndisugi ubona kuba nkubaha wenda ari bibi noneho nyubahuka ubundi kugukubita ibiziriko bibiri ngaho unyumvire ukangubita ibiziriko bibiri ese kumwubaha koko namwubashye rwose wagiye wubaha umugabo ko mitsutsa gukunda ukamuvugisha neza ukamuha urukundo ntiwanamwakiriye mwicaye hanze kuki utamujyanye muri salo ngo bariho umuganirire mawuja uri muzima ikibazo se ubona mfite erega mitsutsu ni umukwe nemera baradukunze erega mitsutsu ni umwana mwiza kandi yahisemo neza ko agiye no gushaka umukobwa cyangwa akundana n'umukobwa w'isugi mitsu naherutse utamushaka oya ndamukunda arazuje nzayi ushake rero ukuntu wakira umukwe icyo akeneye cyose ukimuha yezu we uzi ko yabaye umuntu mwiza we yezu bikira mariya nyina wa mariya wabambwe ku musaraba daniel mu rwobo rw'intare yezu we waretse kuganuka niyo mpamvu farawo yaciye mu nyanja itukura ni ukuri yambutse abisiraheli urabona urukundo rw'umuntu abantu barakwanga bakakunguka akimana yigutunze urutoki birangiye ubwo wowe urabona imana yagutunze urutoki yagunze urutoki natangunze noneho mahoro
nagize ngo wagize ikibazo. iki kibazo zikijanye n'iki Nyine nahangayitse twakubuze tutazi ngo wanyuze hehe. Sahimbazwa Umeze neza? Nta kintu kimwe cyagukozeho? nta kibazo na kimwe mfite. Ewe nta kibazo mfite. Mwebwe se ahubwo muri amahoro? Yego twagiye amahoro gute udahari ko byari byayoberanye. Ariko ubundi pasite njye mfite ikibazo. Ubundi pasite wa mugani nkora Nese umva mvuze wari uri hehe? Muze mbageze iwanyu dusubirane iwanyu. Yohana yigisha mu butayu